Devera. Reka nguteresha hano mvema warakuze. Ibiro byaraje. Aha shora jarakana. Kararisa mezutese. Mana we. Nta nubwo wabanza urwade fatana. Ubuvuye kaminuza. Gutya mbonye nyisoza. Ako babikaze. Iyo. Ariko none ndikubona waranakuze pe. Uzi kwasa. Mana we nutunarindi monye. Kararisa wonyine agiye kwa kuvoma. Yagiye kuzana amazi. Ntubuza aho yagiye. Ntabwo nari ndiba byavuga tugiye. Hari amwatese. Ntabwo. Ngo ngwiki? Kunda ubumvuye ku ishuri ngiye gusanga nta biryo bihari. Ntabwo twatuzi igihe uri buzire. Ahubwo si mwige mu mwari. Ahubwo se wazanye imigati. Naho reka baganja barimo. Tugenda nyine. Mana we nayambye. Sikwazanye n'ubwanwa. Mwese ngana nawe. Kwiga ni byiza. Nuko nyine no tukiga. Petit frère yongira ngo nkuko nari nabikubwiye nizere ko ntagutunguye. Soje kwiga vuba. Ntaho mfashe uyu mwanzuro. Giye kujya mu gisirikare. Ubwo rero urabizi uracyari mutoya. Yewe ndi kubona utangiye gukura. Ntago nagusigira inshingano. Usomana ntazishobora. Kuzishobora ntago petit frère rega ngiye mba ndi kugira ngo ngutesha agaciro cyangwa nkora iki. Uri umugabo pe. Bitewe n'urukundo ngukunda. Manumva nyine utavunika. Hari sister uramuzi. Ibyo akunda urabizi, ibyo yanga urabizi, uzajya ubyitaho, zirangura ubuziteho. Erega nyine nta minsi nsigaja. Urumva rero niyo mpamvu hari umukobwa nyine twiganye kwaje. Urumva twariganye ariko nta hantu ho kuba afite. Niyo mpamvu rero nahisemo ko yaze nyine mukaba muri kumwe hano nk'umugore wawe cyangwa nk'umukobwa mukundana biracyo. Reka we umugore wanjye se umwana ungana gushyaza umugore. Nyine araza be hano. Urumva? Gusa nizere ko nyine atagira imico mibi. Oya nta mico mibi. Kwarigenda mbona umuntu azanye umugore ugasanga agira imico mibi nyine. Oya urumva no kuvuga ngo nyine kwanza tuvugana gutya ngiye no kujya kumureba. Aka kanya? Ngiye kujya kumureba kuko nyine yampamagara arambwira ati ewana aratesetse pe. Aratesetse arananiwe ahantu ari bari kumwirukana kandi pe umukobwa mwiza mwanaganira. Wapfa kutazatugora ngiye na sister ibindi byo yaza. Nibyo pe nyine nayigize ngo umenyeshe iminsi yose maze hano sister sindamubona. Cyangwa uramugurishije sha. Se kugiza nyine afite ibyo yagiyemo. Ariko disaba yananiwe. Nanjye uramugore ni mukobwa ni muzana ntago ari umugore. Uriya mugore. Amatwi yawe ufite byinshi byo kumva bino bitari musi wowe. Kandi wabona waranamuteye inda. Reka. Gusa nanamutereye inda ku ishuri. Nasaba mwahuriye hari uhazi. Cyangwa ibyo mwakoraga. Ibyo gusa ntago narikora kandi urabi uko se papa twamucaye. Wamucase aka kanyura cyari kwa papa cyangwa uri wawanga. Kiriya kigabo ngo ni ikigabo. Uriya mugabo kuntu areba banza wibesha ugakora ibyo kosa no mu cyobo yagusangamo. Gusa ndanamutinye ngiye no mwana no gusubira mu rugo. Ntago bizi ubwo nyine ngenda giye sinzi ibyo wari urimo hasi we ntabwo wazambara neza basi n'umunsi umwe ndebe. Sindambara neza n'imirimo ibiranga byankundira. Ni mugoroba se akagoroba karageze. Kandi ubu ngubu ngiye kujya kureba amazi. Amazi uzi ko kumatiyo abari abakobwa beza shaka bazagukunda nuko bukabutura buteranye. Sanginde cyangwa babireke. Ahubwo reka nje kureba. Waje no kugashanyura. Koze by'abana. Nese ubwo waratutse. Nari ndikurira igiti. Uriya mugore nzakomeza mbishe ko ari umugore wanjye kweri ariko barani batoha ntabwo bazamenya. Nibyo nari ndikubwira rero mu rugo ngariya gusambana na petit frère na sister tujye kubana. Ariko ntugire ikibazo hariya ni iwanjye ntago ari mu rugo ni iwanjye nuko tubana. Aho ibyo uri kumbwira ngo ufite ubwoba ngo iki n'iki gushyingirwa tuzashyingirwa amafaranga naboneka. Nese wizo ngo akaranganje tuje kuba. Ntago ntigize mbikubwira. Nese kari mu cyaro. Ngo iki?
none se aho ngukuye naho uri kujya nihe heza nihe habi Cyayi wacu niho heza noneho mana nyagasani. Ntari bisubirayo. Ubundi ngiye nari mbizi. Nagiye ku ishuri usigara nyine hari abandi basore bari kukubeshya ndabizi. Oya nuko mukunda nyine ariko. Nimba udashaka kuvuga ngiye nari mfite gahunda yo kuzatura ahantu mahanga rwose. None se ubwo ugiye kubigenza ute? Ugiye kunkatira se? Oya. Ndemera nyine tubana ko mukunda. Ubwo ugiye kurenzaho. Urabona umukobwa mwiza nkanjye mbere no kujya gutura hara. Ariko ubundi uranze. Nari mbizi kandi naherekare mbikubwiye. Uvuga ngo wari ubizi kuko ngiye twakundanye umbwira ko. None se hariya ikibazo gihari ni iki ubundi? None se urabona iriya nzu itwaye iki? Hariya. Cyangwa nuko mwebwe mutubaka ariko uzumuru uri hariya. Ngaho tekereza nayubatse ndi kwiga nta kazi mfite. Nese ubwo ndinde wo kutazabona amahirwe yo kubaka none irenze iriya mu gihe nsoje kwiga. Icyambere cyo ibintu nize bitanga akazi. Ntabwo nigeze niga hege, ntabwo nigize niga hegeri. None nsigaye numva ngo byose barana ni kimwe. Nese ubu waba warize indimi ukabura basi n'akazi ku mupaka. Ntacyo tubyorererwa nyine nakundi tugende nade. Kandi ntabwo ukinkunda. Ndagukunda ariko. Urankunda? Kandi soma hano. Ako nako guheza ntari. Nako guheza. Se wagiye wemera ubundi kucyuzemera. Mu rugo nahareba. Ubwo se urabona uko wari uri kuhatekereza nuko wasanze basi ntatandukanye bashira ku mugabo ariko. None se nyine nkuko nabikubwiye hano mbana na murumuna wanjye na sister. Gusa nyine mvuye iri inyuma saze nta bari baba bagiye. Gusa nyine nibaza kuza nkugira ikibazo. Rero abantu bitewe nyine bakunda kuza kudusura tu. Nzego ko nyine abavandimwe batazanesha umutwe. Oya, ntago. Niba bagutesha umutwe niwe uzaba ufite ikibazo pe. Twese Kuko bagwa neza. Tutakumva se ko ari wowe wafite ikibazo. Sinzi. Nzego ko bizeye nta kintu twari. Ntabwo ndi ibintu binesha umutwe. Nzego ko batazanesha umutwe. Ndabizi ariko. Okay. Kandi nagiye kuguhitamo mbizi neza ko icyo yawe uzahura n'iyawe. Kandi trust me sibyo? Okay. Wowe nugira nawe ikibazo ndahari uzambwira. Ahubwo nyine bimwe wari uri kumbaza byo ku ishuri ntagiye ndiga nk'ibisanzwe gusa hari abo bahise bahamagara ngiye biragorana. Ugira ikibazo ni amatungo. Hari abo bahamagaye ngiye byahise bigorana nyine sinzi niba barasobanura mufite ikihe kibazo. Ariko bavuze ko bazatubwira nyine. Rero mu minsi mike ushobora kuba ufite umugabo w'umusirikare. Yego. Okay. Ese kutishimye? Ndishimye nuko numva naniwe gusa. Kuko ndabyibuka. Twakoze urugendo runini aho twaviriye mu modoka. Ntabwo nakugora pe. Dore icyumba cyanjye ni iki. Ubu iki ni cyo tugiye kujya turaramo njye nawe. Je manque quelque chose. Ese tujya se? Kukumbwira ko unaniwe. Ndananiwe nyine niba utanabishaka nta n'ikibazo. Se wanyeretse mu cyumba nyine mugani urabanza uruhuke ibindi birazanye. Rengeza. Nuko nyine. Ariko ubanza usase dore igiwe ntabyo kumbwira byo gusasa se. Nta nubwo washashira. Reka kurefiya. Musange muzi cyangwa ndabanza. Genda manze n'iryamye. Tangiye kunyima. Nitwatse se byagutwaye mwabiraye mura. Noneho banza wamuhaye pe. Tuganire nyuma. Chance que mbona ufite imyitwarire mibi pe. Biramubwira ataranagenda gusa nagenda noneho bizaba bimeze. Nditwaye nabi. Cyane. Gusa niba usigaye uteka ukarya ukakwima
ukabikira grand frere wenyine ubwo noneho nagenda bizagenda gusa bidahira ahubwo se ko njya mbona wabimaze uriya grand frere uramubikira ntabwo bikwiye. aha gusa nagiraga nkubwira yuko biriya ugenda ujya upereza mbese ndagira nkubwira yuko ariyo nshuro ya mbere n'iya nyuma nishe biriya ugenda wampaye ujye ubifata ubyimisire ntabwo utabikora ntuzabikora ese njye naje kuba umukozi wawe noneho ujya uzana ibikariso ngo umumesere ejo bundi wambaye ibikariso bya bindi by'ibisutiya byose kanansekera naguhayemo kuko utabeshya ikunda yari arimo nimba amasuru jipe njyewe ndetse njye yambara ishuri jipe ngenda kubwiza ukuri ntabwo nakongera kumesa pe ibikariso amakuru yawe nataje uzamubwira ko naguhaye ibikariso gusa urumva nabura kubimubwira noneho n'ikiri kuntangaza ni uko ubu ngubu yagiye mu kazi ubu ngubu nkibaza ati naramuka agiye mu gisirikare idarifuru ho bizagenda bite nese ko yambwiye ngo muzajya munyitaho uburyo ngo wari nde banyitaho bande banyitaho umuntu akwitaho ku mesere sibyo ejo bundi uzajya utubwira tujya no kukoza nawe uba wakabije rwose imyenda ingahe ngo uhereze gufure nyine ubu nkiba naramuka agiye ntuzadutahaze nawe wakabije kandi njya mbona nkaho wazana n'abandi bagabo nawe ukamuca inyuma ase ukunda afite icyo kibazo kuko yakubwiye ngo uze umusomere niyo wagutumye none ufite icyo kibazo nuko nababaye nyine wababajwe n'icyo kandi atungaye ngo ahe ngufure nababajwe no kumesa amakariso n'amasutiye ni amakariso niko ayo ni amakariso nageze nguhereza ko kutabira nibyo byari binanzanye nta n'ibindi aho kubanza ugira amahane muhuka utwihishemo siko buryo uba utwihishemo mukuru wawe yagira aho ngaho ukigira umumarayika kandi buryo w'ikirura ukumva nuko wari bwabone nambara ubusa na rimwe narindi koga abara ukumva nuko je manque quelque chose siko yivumbura toka nose umukozi iki ndarenga umugizi biki se kandi ndarenga nta kintu namugize uretse ko nsanze nanjye nicaye hano muri salo nose ubundi wari umuhamagariye iki ashaka ko tuganira ongera umuhamagare nyine aze mutangire muganire si wumva ko yivumbuye aragaruka vumbura yatakunze ugendere niyo mpamagaye ngo aze tuganire nimba wese yibwira ibindi ntazi ibyo ari byo guhita nimba se yivumbura nyine kandi rwasanga uri kumuhuririza ubusa kuko ndabizi umuntu w'umugabo ntabwo wamuhuririza ubusa urumva njyewe umuntu ubana nanjye ari ubusa ese umuntu w'umugabo ufite ubugabo urambwira neza yuko ibyo yari akeneye ari uko utabizi neza yarakeneye nawe uri mukuru ndakeka ubizi ariko ubundi banza umbwira Jean-Pierre mwariganye bya nyabyo twariganye nyine ndetse siko yakubeshye nizo mpamvu mvuga kubyibaza nabuzwa n'iki se kubyibaza nizo ubona kubeshya sha mba mbona ibyanyurira nk'ukuntu uba wambaye buriya naje mbona ntazi ibyo murimo ko nayerekana mbitegereza wese asanzwe turi mu bihe gusa ibyo mwari murimo ni uko mubibona nyine ntiziga akantu turi kandi umuntu aba yanga kubivuga gusa abana mwese mu munsi mwese basanzwe turi mu bihe se nabyo nose naje muhitamo nahindura ikiganiro tangira iby'amashuri ibiki mwese ibyo usanga twaganira gasiyo twakomeza tuganira ega nanjye ndi mukuru ibyo wamwimye hanyuma hari ikintu wasanze cyabaye ntacyo nasanze ariko nyine wamwimye namwimye iki ko nta kintu nari nicaranye aha ngaha namwimye aha nawe uri mukuru si abana aha ngaha mwese muri abanyarwenya gusa gusa Jean-Pierre ujye umufata neza nta bindi bintu nyine witaye kuko nimba hari umuntu uzimwe uteye neza ni Jean-Pierre bitazagusaba ujye ukimuhereza ibyo byo kuvuga ngo mwariganye simbyitaye ujye umufata neza
ubwo mba nanakurabiye ko nanigendera. abana ba hano bose kandi nzareba ko ntawe nzashobora kubabamo. umwe araza akavuga undi akaza akavuga undi mumeze gutya. Yego ntabwo naje mu kazi n'umunsi kabisa, ahubwo nashaka gusaba nyine ho hambere. Ntabwo n'umunsi ndi buze kabisa, uraza kumva raporo ku mugoroba. Sawa Yire papa nize mu kazi nawe amakuru ko umuntu utishimye ari ikibazo. nta kibazo cyabura. ikibazo ntabwo cyabura. Ese byagenze gute mu kazana wanjye? Ntabwo byari bisanzwe ariko uzi umugabo ameze neza? Reka narebe. Ikibazo ni iki none? Umugabo wanjye ameze neza narebe. Nise nyine nshaka umbwira hamwe mufite ibibazo biye bibazo. Ibibazo ntabwo byabura pe. Mbere mba ngubwire papa. Bari abana bari muri umugabo wanjye umva barandambiye pe. Gute se kandi? Barandambiye. Barandibacyuba. Baransuzugura. Ntabwo nta turimo nyine na duke bagikora. Nyine aho umugabo wanjye yagendeye byabaye ibindi bintu. Oya ntabwo bishoboka. Umukobwa wanjye urabizi neza ko ntacyo nakwima pe. Wowe n'umugabo wawe mu bana nkunda kurusha abandi. Igihe narinzi ko aka kanya wari umuntu w'umugabo wawe ameze neza batekanye kuma gutesha umutwe. Banisha umutwe cyane pe none bimaze no kundenga. None se ko n'uwo bagiye kwiyemukira? Rwose njyewe ndashaka kugira ikintu mfasha pe. Oya n'ubu bagiye kwiyemukira unagira ngo umenyeshe ko ubu kanya intambwe uteye uza hano muri urugo. Ubu ngubu bankuza ahantu. Ndashaka kugira ikintu mfasha pe ko nyine abantu bakomeze kubyihangana. Bimaze kundenga ejo ntazagira ikintu kibi nkora mu mutima mubi. Na Clarissa nawe tukinyuba bose niko bameze. bose ntabwo kibashyira nkuko ngo bakumve. Ariko ngo kinyuba rwose. Kuva umugabo wanjye yagendeye byabaye ibindi bintu. Bagutesha umutwe mu kazana wanjye. Ndashaka kugira ikintu mfasha rero. Oya ntugire ikibazo ubu ngubu wabisoje kuza kumbwira byonyine ko ari gutyo bimeze bura wabisoje byose. Wagize n'amahirwe n'umunsi nirwa mu rugo ndaza kubitekerezaho neza gusa bimwe mu myanzuro ngomba gufata. Ndagira ngo umenyeshe ko imwe mu myanzuro ngiye gufata no kugera hano iwanjye ubu ngubu bigiye kuba amateka. Ndabirakwiye pe. Rwose njyewe maze kundambira pe. Dore n'ejo ubundi nabasigiye ibyo byo guteka. Ngarutse nsanga ntabwo batetse. Agenda akarangisha barambwira ngo ntabwo ari abakozi banjye. Ibyo bintu ntabwo ndi kubyumvisha. Ubasigiye ibyo guteka abana b'iki byagenze gute ubu ngubu? Bari abana bawe bo bamaze gukabya pe byarenze. Sinzi icyo bikanga. Kunda wumvaga nawe ahubwo se mukazana wanjye ko uri mu bantu nkunda nawe urabizi ariko wowe n'umugabo wawe kandi abizi neza ko yagiye ku kazi. Ndabizi. Wakomeje kwinanya ntabwo ushaka akazi? Akazi ngo umuntu kabonetse nagakora. Ubu kabonetse wagakora? Iyo task yindikira yo gushakira akazi keza maze ndebe bari abagutesha umutwe aho bagomba guhera. Cyane kuri wawe. Wowe ntugire ikibazo wewe. Ahubwo nuko bitashoboka. Umusore wanjye yakubonye imbere zanjye. Uzi buriya kikubona narabanje kukubona byari kuba byarahuye. Niyo mpamvu ngomba gutuma nkora ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma woweho n'umuhungu wanjye mubana akaramata. Niba gushakira akazi no kugukiza abo bana nkabigisha isomo ry'uko bagomba kubaha kazana wanjye wa mbere. Cecere ujye ubareka sibyo? Kibareka ndabizeza ko nawe umugabo wawe arabagutekereza gusa nange ako kazi ngiye gashyira nk'imbaraga kaboneke vuba. Nzashaka n'umunsi nze mbaganiriza abo bana gusa bimwe mu myanzuro nafashe nzeye kuyiza kugera ahangaha iwanjye byohe batangira bishyire mu bitabo byaba Adolphe Hitler aho biri. Ntabwo bizaza bikunda kabisa. Kuri wawe ukoze cyane. Kandi ukomeze wihangane njya nshishamo urukeneye mu rugo ndi kurelaxinga nze mbasure nubwo bigoye. Gaho buriya weho buriya usobanuye byinshi buriya ku muryango wacu.
nyine papa kambe ngiye mu rugo ndasanga n'ibyo nasize nkoze babizambije ngo tuzasubira. Yego nta kibazo kandi umugore nukora ako kazi ngiye ugashyiramo imbaraga. Cyangwa murakoze. Sawa sawa. Meze bite? Mwana nkunde yese shaka kamera neza. Ufite imishi Simushiya uruta umuntu abana n'umuntu nkawe. Ariko nawe ujya untungura uhora mu twenda tumwe. kandi ubwo urongera uranze ibyo kujya kunondagira kandi. Ne? Nanone Turi bibaba byanambuye. nani utari wajya ukora amasuku. Nta wundi uzabifura uretse Magoro. Asi ni kubifura n'iminota ingahe kumva numva wayagaye wasize. Nose ko bikunanira nyine wajya ubikora. Niba mukuru wawe yaravuze ko ugomba kunyitaho kugira ngo mutikorere. Wajya ubireka nzajya nkwitaho se nzajya nanakurongora. Nzakurongora ra. Sinakunda ko utazamenyera man utazamenya uko umaze kujya umenyera ugakabye man ibyo uza nawe kujya uza kunyegereza ukuntu unyegereje Wambabara ukandikura. man usiko nagukubita ibintu uri kwitwikira Wandikuye? mukuru wanyu yaramenyereje namwe muramenyera. Atansiyo Nkuru Rwanda nuko bibujijwe gukubita umugore ubundi. Wandikuye? nakubwiye ngo ntukamenye we na mushiki wawe kukimumenye Do. Wandikuye? ukimaze kujya ukabya kumenye Wandikuye? kwita uzamenye Ntabwo uzagira basi mbabarira. we ntabwo ngana nawe tuzabona mukuru wawe yaranzanye kubanga Ntabwo yigwe. Gisagunda. nguvuza ngo igiki inzu yanyu yuzuye imibugu Se buryo nuko nguko twanga. mbanga iki Aha. gutorwanya rwose wagira ngo ntabwo babarize Wowe wararize. ngaho mbese kuva ryari usigaye uzana inshinzi hano buri gihe ngo kuva ryari usigaye winjiza inshinzi muri ino nzu mwana nyagasani nawe ugezeho kumva ngo ndi inshinzi uri inshinzi genda uri inshinzi inshinzi njyewe rero ukuntu umeze ukuntu ugaragara uri inshinzi nawe kunda ndagira ngo ntugarukeho nanone iyi nzu turimo ni iya bro uri kumva nawe wanshinziwe uri kubyumva nawe muko ntabwo ndi inshinzi uri inshinzi ntabwo uri inshinzi uri inshinzi wagira ngo izi ngo urugo rwanyu rwose wagira ngo we Sister mu bike? Uzi ko umukobwa ari grand frère wamuzanye? mutazamenyera kumbe twagira ngo muri abasazi se kumbe Genda. nabona imbizi mu kaza Amurezi. nabona imbizi wari ukomeye ariko cyakoze umwana uru rugo sinzi ko nabishobora Grand frère kati. Sema mwabaye iki ko mutunga? Cyo mva nkubwire ikintu ugomba kumenya aho ndashobora ko na bari umuntu wanjye bashikiye birirwa bantu Kuva ryari usigaye untunga intoki noneho? tunga agatoki se wowe wajya ubanza ugahereza bari umuntu wanjye bashikiye Kandi narabikubwiye ukiza hano. Narakubwiye ati barumuna banjye hari n'abandi utazi buriya na mushiki wanjye nkurikije ukuntu babayeho na discipline bagira niho uzababera ikibazo. discipline ni hafi ya ntayo umuntu ugira discipline aza akamagarara hejuru akantuka ngo Mwese agutuka ubundi byagenze. ntanzi ntabanje ngo anabaze aje yiruka nkatuka ngo ndishinze baza muri umuna wawe. Okay, ibyo ntabwo ari byo byaduteranyirije hano kuko ndakeka nta nibwo bwa mbere mubonye mfashe bage. Subundi ugiye wamugaye. Murabizi maze iminsi ndi mu job duhita tutaha ariko byabaye ngombwa ko noneho ariko nta nabibabwiye nta mpamvu narabibabwiye rwose. Izere ko utagiye kujya mu gisirikare. Se mbyite gutekereje neza uketse neza. Ugucya ndagiye kandi nta n'iminota 5 mfite hano. Iki? Nta nuko bategereje mu mazi none. Ubu ndagiye. Nase ko kujya mu gisirikare? Ndagiye. Ariko ni nk'amezi 3 nzahita ngaruka. Urumva kunda uruguzarwiteho nawe nyine ugerageza ubane n'abana mu mahoro. Mwese ubwo wigiye cyose uri ikibazo kwe. Ase kuki tumva ko bene nyoko ari bari cyo kibazo? Ubundi icyo nta nicyo kibazo. Kubera iki wumva ko nyine ikibazo ari wo atari wo. Kuki tumva ko ari wo kibazo? Kubera aka kanya mitambona ko ikibazo ari wo. Yene nta nubwo utegereza ngo nsoze kuvuga. Aya reka reka. Byo no gutambamira abandi. Toka wakageni.
Indem nawe urandutse. Grand frère ugenda neza. nuko nyine nta no kwandenza Cyazi n'urugo rwose wagira ngo ni abasazi gusa. Cyazi tendanye ntabwo mbabaje. Imana ishimwe ubwo ko agiye. Ndahamagara ki? Nze mpamagare telefone yanjye yagiye guhera. Nzere ko imitungo ako kanya ngo ibaye yanjye. Cyo nashakaga ndakibonye. Nzare telefone mpamagare ki? Tuwagize. Friends na nahise nabi. Ntacyo bivuze kimwe nama numva isi iri mu biganza byanjye. Kiriya kigabo rero cyagiye. Ujya ubona ukuntu ube uri mwiza. Aragenda nawe utazatuma. You are the most beautiful girl. Abo babonye bose ninjye mwiza ubonye. Cyadanje. Kiriya kigabo nyine cyaba cyari kiguye no ku rugamba. Aya nawe kandi kugwayo. Ariko n'ibisuko byashara se. Jya nyine ukoresha ibindi. Can you hug me? Urishimye. Sobanuye byinshi kuri njyewe. Nibigize nabingana. You mean the world to me. Yeah. Ikindi. Ndumva nta kintu cyo ndishimye bya danje. Wongeye ndindiye gasikaye gatoya. Gasikaye gatoya. Oya, ndumva. Sundi mubaze. Nta kibazo mbaza. Mwumva mfite amatsiko yo koza se n'ikibazo. Kimbaza ndaje. Bomba gahunda mfitariye. Wowe. Papa singufiteho ni ndende cyane nanjye sinamubyo nayisobanura. Mwe nshaka kwimenya. Urumva ngiye masenga Imana. Kino kigabo cyane nubwo cyapfa. Ukajya abona papa si yanjye. Ase ubundi ubuzima bayo mubona ari bwiza kuri wowe. Cyane ntabwo nanjye nari mbwiteze kuba muri ubu buzima pe naratunguwe. Bayida yanjye nawe ukunguye. Ariko nawe ndabibonye ntabwo nkunda. Gute se kandi? Uburi kundyarya. Gute? Ushaka ngo bamfate ibyo n'ibyo ndi kumva arahanze. Ndetse gufata nyine hari umuntu ugushinzwe ahangaha ni murumuna wawe umugabo nyine no gutera. Nta kibazo none se. Hari ikibazo ubwayo bukanga. Ntawe urabizi mu bintu biryana. Sure. Give me a favor. Wagenda se? Tugenda. Kamanze ngende kwategura basi. Oya, gutegura se. Ntabwo wakoze. Ngende nditeguye ngari muri utiteguye. Nyine mu cyumba ntabwo Oya, tugende biratura tubireba turi kumwe. Okay. Sibyo. uko uzi ko wibagiye ibere rya mama ariko zibagirwa n'umuryango Tagira discipline. muhereza ibyenda byagiye kera hari umuhera musuzugura ndavuze ngo genda sinzongeye kubona hanga muri konsora mu za mukuru wanjye mu za mukuru se ni yawe mva nyine kare mukuru wanjye ndavuze ngo sinzongeye kubona akanya mukuru yasimbuka. nakubaje ngo hari uwo ugeze wumva kuri radio batangaza mu bantu bavuze ugeze wumvamo mukuru wawe none ko ataraje no mpamvu dukoreye ibintu nk'ibi ngibi wowe urambangamira ubyumve nabwo ngo wibagire yakuzanaga kujyana wibagire kutanzanaga wowe Ubuse nawe wavuga. Tubuza ahubwo. Umwana nawe niwo bagaburira hano muri rugo. Wagakwiye kuvana ukajya gushakisha. Ahubwo uranga utegereje ibyo nuhereza mu biri. Rimwe kabiri gatatu ntari kubona amaso yawe. Ono kigabo kingana nawe nicyo kuza kurya imitsi ya grand frère. Nubura naramuka avuye mu gisirikare mureka muzareba. Muzabibona mwebwe muzabyicuza. Akomana kuki dukorera ibintu nk'ibi ngibi koko. Tuza. bakorera ndavuze ngo genda sinzongera ko Reba hano wowe. Uyu ninde? Ni ikigabo yari yazanye mu inzu yawe. None se ko ndi kubona imyenda hasi bimeze bite? Kigore wazanye ni igishitani. ayasheri arakubeshya ati nari nyuma yanjye ajye kufa nandi kumereza imyenda ngo ajye gusona nabonaga mu nzu harimo umwanda hajagaraye cyane Umva, kuva ryari bafurira ku irembo.
ikigore wazanye ni igishitani cyari kiri kunsoresha imyanda kigiye kunyirukana. Egera hano umva egera hano ngwino hano mana ya nuko ukubita umugore bita niko wakigura ngwino hano tambuka hano ase kunda waretse kunteranya ndaka kuguteranya ntiwazanye iki kigabo mu namuzanye ese ntago nari muri kunsora mu ntango bitagura ngo muri kunyirukana. ese nimba ari umushyitsi aruje kudusurana kwanga umugabanya bite byane urakomeye gake uri hano se naje gusura umugore wawe nyine twariganye ko ndi kubona iyi myenda nkabona murumuna wanjye ari kurira madamu ari kupikurura aho bimeze bite nyine madamu wawe urareba yaramuhaye tuno kenda ngo badusira hano hanze nese ufite amagambo menshi ntabwo ngira amagambo menshi buriya mu buzima busanzwe niko nkoze nizo private zanjye waruje kumusura naje kumusura imyaka ari baye myinshi wowe kuri kurira shaho muri umugabo ararira nuko nabafashe bari kuguca inyuma bakaba bari bagiye no shiratarambeshyira usibye ibintu numva nabikora ngo wadufashe turi gukora iki wafashe turi kugira ute nukuvuga ko utari kumukorakora reba nkubase kimwe wa muhungu genda umuntu uza gusambanira mu rugo rw'umugabo mugenzi wanjye none ko mutarisha itoruje kumara iki genda mugenzi wawe sha oya nawe uri umugabo nkanjye mu bagabo nawe uriba abagabo dufite ahantu tuvuye kwanza se Kararisa agiye yaragiye kuzana amazi noneho basha ndi kubona ibimenyetso nta kindi bisobanuye usibye kukwirukana ndabona kumuzigwe nakukana n'umuntu akajya he nari muhaye imyenda ngafu nose ngo ari umubiki none se ko nzi ko basirikare igihe cyo kusigara ifuriyo kigeze abagore bashira mu mutwe bahamagara abagabo babo bumva ko ari bazima ko nta kore yawe nabonye byagenze guhamagara ariko usanga telefone nayo iri basha gutya uri kwita umugabo tubanze turebe ubugabo bwaho bushingiye none urashaka no kurwana nese ugiye kurwana n'umushyitsi kuko byagenze kurwana nawe nta mbaraga mfite mwihangane kambara bagukome uri umugabo cyangwa ntabwo ndi umugabo wanjye muhanze kinye kutari iwawe murumuna wawe arasuzugura abarimo arambwira ngo ningire gutya ngo ngukina ngo iki aya ni amaraso yanjye ubwo usobanuye ko asuzugura nanjye nta kindi ubisobanura ariko ntukajya urengera abana ushatse kuvuga ko igihugu cyanyizeye kikampereza inshingano kibeshye ubwo abashatse kuvuga ko n'uwakubyaye nawe abana wasuzugura uri umugabo sha ndi umugabo asubwo tutabishigiye kurwana narwane uri umugabo sha ugiye kurwana n'umushyitsi ntuzi icyo yaje gukora ngiye kubara inshuro 3 uri umugabo ndi umugabo rimwe uri umugabo ndi umugabo kabiri uri umugabo sanabyo kawe nimba utari umugabo pfuka amaso ariko muzu vuba jya muzu nawe umva nkubwire n'undi munsi ako ntabwo ndiga boss ingo uzajya ukina nazo ujye wibagirwa urugo rw'abasirikare mbare rimwe kabiri ntakubona hano kwanza we irari tambuka hano niko mushatse gufata igihugu cyatugiriye icyizere mukagitesha agaciro sha ako boss mwamubana njye ntabwo ndi boss w'imbwa ngwino sohora n'imyenda yawe vuba hari gira vuba kandi ndagusanga aho ngaho niko wo murifata amaraso yanjye muri kuyasura hanze sohoka nk'imbwa ubwo se ngiye nuko kwimana hanjye we ntabwo kubita ingumi y'akameme nk'agasatura nayizanye haguruka vuba genda toka kurikira kandi bakuba bari cyo kwipfukamisha ibiki mureke we ngukubise nakubazwa jya mu nzu ukirukane